wisetingemo ubushobozi bw'igorogota, wisetingemo ubutware bw'urupfu no kuzuka k'umwami wacu Yesu, kuko nta na kimwe cya resista urupfu rwe ngo kiresiste kuzuka kwe, kuko yazukanye imfunguzo z'urupfu na kuzimu. N'ubuhe butware se bundi bwakugiraho urutabi? Nta na buke. Niba muha icyizere, arashoboye, nta murozi umuhagarara imbere, nta butware bw'ikuzimu na buke bwamuhagarara imbere, nta wamuvuguruza n'umwe. Ni igihe gusa rero ba mu mwanya wawe. Imana yacu himbazwe ihabwa icyubahiro. N'amazina yanjye murayazi, ni Ingabire Clemence. Cya kiganiro turimo umusimo w'ubugingo, hanyuma insanganyamatsiko nshaka ko dusangiraho uyu munsi nivuga ngo igihe cyawe si cyo gihe cy'Imana, uyitegereze uyizeye kuko ntabwo izabura kuza. Ni ngombwa, Imana yacu ntabwo igibura kuza igihe cyose, ntabwo yasezeranyije ko itazatenguha abayitegereje. Rero nzi ko uwo mubare urimo abantu benshi cyane, abantu bose bategereje kuruhurwa n'Imana, bategereje gutabarwa n'Imana, bategereje kurengerwa n'Imana, bayisenze, bayisabye, bafite amasezerano. Ntabwo rero inyigisho nakoze uyu munsi ni inyigisho kugira ngo ukomeze amaboko yawe yo gutentebuka, amavi yawe yo gusukuma, umutima wawe kwihebera muri wowe, ahubwo ukomeze uhagarare ku munara aho urindirira, kuko urindiriye ntabwo azabura kuza. Imana ihabwa icyubahiro. Reka dutangire dusenga hanyuma tubone dukomeze. Mana muremyi wa byose, mu izina rikomeye rya Yesu, wewe wadusezeranyije ko abakwizeye, abagutegereje, abo bose mwami wanjye bameze nk'umusozi wa Siyoni ngo utabasha kunyeganyezwa, ahubwo uhoraho iteka. Wavuze ko nk'uko imisozi igose Yerusalemu, ariko ugose abantu bawe uhereye none ukageza iteka ryose. Murengezi mwiza rero, ndasenze nsengera n'abavandimwe bandi bari hirya no hino, mwami w'abami, bategereje kubona umucyo utambika mu ruhande rwabo, ukeyura umwijima burundu mu cyanya cyabo, mu izina rya Yesu. Abo ngabo bose basenga bategereje databuja ko weza imbuga yabo, murengezi mwiza, kugira ngo aho bagosorera habe hatunganyijwe nawe. Murengezi mwiza, abo bose baruhijwe mu buryo bumwe cyangwa ubundi, bafite imitwaro bikoreye iremereye imitima yabo, bafite ibyo biringiye mwami wanjye, barebesha imitima yabo ariko amaso yabo ntabishyikire. Mu izina rya Yesu Kristo wa Nazareti ndasenze nkwinginga mwami kugira ngo ubongere ubuntu. Hari ibyo wakoreye ya myuka yo ku gicaniro databuja y'abakiranutsi, ubwo bariraga bakubaza ngo mwami uzageza ryari kudahorera amaraso yacu. Waravuze ngo babahe imyambaro yera, bongera imibavu ku masengesho yabo, ngo kugira ngo bategereze abandi bavandimwe babo mwami bari buce mu nzira nk'iyabo. Nange ndasenze nkwinginze rero muri kano kanya mu izina rya Yesu, kugira ngo aba bavandimwe banjye mu izina rya Yesu Kristo wa Nazareti nabo bongererwa ubuntu n'imbaraga, kugira ngo mwami wanjye amaso yabo ye kureba ibikezikezi, ahubwo bakume bakwitegereze bakurebe, kuko uri Imana itabura guseruka, uri Imana itabura kugaragara, kandi uje utabaye mwami w'abami, utwibagiza imyaka y'umubabaro, kubera ko niyari yarariwe na kagungu urayitugarurira. Reka ibyo ngibyo bibe ibyiringiro by'abagutegereje iteka ryose mwami, kugira ngo bakomezwe nabyo iteka ryose, be kunambira mu rugendo, ahubwo bongerwemo imbaraga iteka, babiheshejwe n'izina ryawe rikomeye Yesu. Amen. Insanganyamatsiko rero marababwiye ko tugiye gusangiraho, ni insanganyamatsiko nyine ivuga ko igihe cyawe atari cyo gihe cy'Imana. Ushobora gutegereza ko Imana iri buze none, ikaba itari buze none izaza ejo, cyangwa izaza umwaka utaha, cyangwa izaza nyuma y'imyaka 10, nabyo bimenye. Ariko ushobora kuba utararangiza n'ijambo mu kanwa kawe ikaba yabirangije kare. So rero ni Imana iyo yivuga y'ubwayo ivuga ko ari Uwiteka nyiribihe. Iryo jambo yisomye ubuhanuzi bwa Daniel
usangamo niryo akoresha iteka ryose yashaka kuvuga Imana umuremyi w'ubugingo bwacu, amwita Uwiteka nyiribihe. Ibihe ni ibye, ni ukuvuga ngo ari itangiro ari iherezo byose biri mu kiganza cye. Rero yenda nagira ngo iyo notion yo kuba Uwiteka ari we nyiribihe ubone uko ubyumva neza, nubyumva bizagufasha, kubera yuko niba Imana ari yo nyiribihe ni ukuvuga ngo ntigira itangiro ry'iminsi, ntigira n'iherezo ryayo. Twebwe tuba ari ibihe, kuko ibihe tubibara par rapport y'iherezo, par rapport yo gukererwa cyangwa se yo kuza kare, kubera yuko twebwe tufite ibihe biri mesure, bipimye, bitagira biri limité, bitari unlimited. Ariko Imana yacu niyo nyiribihe. Rero iyo rero ari nyiribihe ntabwo ikangwa n'ibyo twebwe twita gukererwa cyangwa se n'ibyo twita kuza kare. Niyo mpamvu ku Mana iyo kubyo utegereje bikugoye, umaze imyaka ingaho utarabyara, umaze igihe wifuza gushaka ukabona ngo imyaka irimo iragenda, iyo ni imvugo yacu, ngo imyaka irimo iragenda, umaze igihe nturabona minerval, abandi barangije igihembwe cya mbere, iyo nibwo buryo tuba ari biye. Ku Mana ntabwo iba ari ibihe gutyo, kuko ku Mana ntibikererwa. Ushobora no kumara n'umwaka utariga, birashoboka, kandi ntabwo bisobanura ko abize bashobora kuzakurusha ubuzima bwiza, kubera yuko nta muntu wajyaginga ikintu rero nanone iherezo ritaragera, kuko iherezo ritaragera ntabwo wabicira urubanza, kuko ntabwo ubizi, ntabwo uzi ibyiza, ntabwo uzi n'ibibi. Nyiribihe rero niwe bizi, kuko twebwe tuba tuzi ibihe byahise nabyo tutazi neza cyane, ariko ntabwo tuzi ibiribona mu isegonda ikurikira. Ariko nyiribihe rero wenda azi neza yuko mu isaha ikurikira nawe gukereje hano ntugende, mu isaha ikurikira ariko biza kubera byiza, ko wenda wari bube wagiye ukamisinga somehow, ukagira icyo ubura cyangwa ukagira icyo uba. So Imana yacu tuyikizere kuko ari nyiribihe. Iyo ngiyo niyo base ya mbere yo kugira ngo dukomezwe mu rugendo, tuyikizere. Ni nyiribihe, ntikererwa. Wowe urakererwa ku byo wasetinze, ko wasetinze ko mu mwaka muri 2022 2022 uzaba ugeze kuri ibi n'ibi, noneho turi mu kwa 12 ntiwabigeze, hanyuma rero bigatangira kugupuringa down, bigatangira kugukurura hasi kuko utabigezemo, kuko bitashobotse. Ariko ntabwo ubizi, wowe ntabwo uri nyiribihe, ntabwo uzi ibyiza. Niyo mpamvu ukwiye kwizera nyiribihe, kuko ari uzi ibyiza, ari uzi bigukwiriye. Ni uzi mu myaka 15 biriya byemezo wari ugiye gufata, icyo byari bizaba bikubereye cyo, wenda bizaba ari byiza cyangwa bizaba ari bibi, kuko ntabwo ibigaragara none ko ari byiza bisobanura yuko nyuma y'imyaka 3 bizaba ari byiza. Nibigaragara ko ari bibi ntabwo bigaragara ko nyuma y'imyaka 3 bizaba ari byiza. Ariko nyiribihe ufite igihe cyose mu biganza bye, we arabizi kuko afite dimension ya eternité. So rero uwo nguwo rero niwe tuhikizere muri byose, hanyuma bigatuma dukomera tukamukurikira. Muri yararirimbye ngo Yesu niwe ufite urufunguzo, ngo kandi ni nawe wo kurundindira pe, ngo niwe ubikwiriye, kuko njyewe sinamenya n'ikinkwiriye, sinamenya. Niwe rero ukwiye kuko urufunguzo rw'ibyanjye, nanjye nkamukurikira intambwe ku yindi, kubera yuko niwe uzi ibinkwiriye, niwe nyiribihe, niwe uzi ejo hanjye, ntabwo njyewe mbizi. Hanyuma ibyo ngibyo bigatuma bimpa gutekana. Naho iyo nguma niringiye ibyanjye nashakaga ko bigenda bikaba bitagenze, bintera stress, bintera depression, bikampangayisha, bikankura mu murongo, bigatuma ntaguma kuba concentre ku muremyi wanjye ngo abari nkurikira iteka ryose. Imana idufashire kugira ngo tubyumve gutyo, kuko Uwiteka ari ukomeze. Yaravuze yabwiye umubwiriza, tuseme hamwe mu mubwiriza ku gice cya 3 ndasoma 20, ndasoma umurongo wa mbere, nsome n'umurongo wa 11. aravuga ngo ikintu cyose yakigeneye igihe cyacyo, n'icyagambiriwe munsi y'ijuru cyose gifite umwanya wacyo. Wumve nawe, ikintu cyose yakigeneye igihe cyacyo, ikintu cyose cyagambiriwe munsi y'ijuru gifite igihe cyacyo, ntabwo gikererwa, nta n'uwo kiza mbere. Ibyo uzabona wita muri wowe ko byaje mbere bizaba ariko byari byaragenwe, hanyuma n'ibyo ubona bije bitererewe selon toi bizaba ariko byagenwe. Aho ni mu mwami Yesu,
ntabwo ndimo mvuga mu bindi ku muntu uri hanze y'umwami Yesu, kuko muri Yesu byose bigenda kuri ritme y'Imana. Tube mu mwami Yesu hanyuma tumwiringire, kuko iyo ritme ye niyo nziza, niwe utuzi, niwe utugenga, niwe rero uzi ibidukwiriye. Hanyuma reka nse nkubabwiraho kuri tuzi umuntu Sara turamuzi, umugore wa Abrahamu. Yarashatse arashyingirwa nk'abandi bakobwa kiragiye banashakaga kare, agomba kuba arashatse ndafite nk'imyaka 16. Hanyuma atangira gutegereza umwana nk'abandi babyeyi bose, nk'abandi bagore bose bashatse. Ategereza umwana umwaka wa mbere, wa kabiri, wa gatatu, imyaka 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90. Umwana yari yaramubuze, ndetse yari yanamaze kwiheba, niko Bibiliya bivuga, kubera ko Bibiliya ivuga yuko igihe yabwiwe ko azabyara enda pakru, ntabwo yabyemeye ngo nk'ibintu yarategereje, ahubwo aravuze ati ese ibyo byashoboka gute? Ngo aranaseka na marayika aramubaza ati ni biki urimo kusetse n'ukubera iki? Ati sinzese, kuko yumvaga ari ibintu bitashoboka. Ariko wumve icyo Imana ivuga usomye mu itangiro, mu gitabo cy'itangiro igice cya 17 umurongo wa 21, Bibiliya iravuga ngo ari kwisezerano ryanjye, ni Imana yabwiraga Abrahamu, iravuga ngo ari kwisezerano ryanjye nzarikomezanya na Isaka, uzabyarana na Sara mu gihe nk'iki cy'umwaka utaha, kuko ari cyo gihe nagemye. Utekereze nawe, utekereze ngo Imana yari yaragemye uhereye kera, igihe Sara yashakaga ku myaka ntazi, ariko imyaka y'abana b'abakobwa bashakiraho, igihe yashakiye Imana ikaba yari yaragemye ko azabyara afite imyaka 90. Yavuga ati ni kuko icyo gihe nagemye. Donc ntabwo Imana yakerewe, ubwo twebwe twayita ko yakerewe, ubwo ababona Sara akecuye bavuga ko yakerewe, ariko ntabwo ari Imana ntiyari yarakerewe. Imana ntiyari yarakerewe, kuko twebwe turavuga ngo urumva ngo none ngo imyaka irageze, ngo menopause ngo irabaye. Nakazi menopause twebwe tuyibara dukurikije ibihe byacu, kuko twe tutari ba nyiri ibihe, twebwe tuyibara dukurikije ibihe byacu. Ngo urabona ngo ibihe bigeze kuri ino myaka ngo bigenda gutya. Iyo myaka yagenwe nandese ko imyaka y'Imana nyine niyo nyiri ibihe, niyo yabigennye. Rero niyo ishobora kubigenza uko ibishaka, niyo tukwiye guha icyizere iteka ryose. Kuko Sara imyaka yaragezemo yari imyaka, ubwo tubaza mu bihe byacu yaba menopause nka 2 fois, nka kabiri. Yaba rero kubyara rwose byaratakaje ibyiringiro. Ntekereza ko nawe ubwe ari cyo yari mavuga hari ko ibyiringiro byo kubyara bitari bigihari. Ariko Imana niyo nyiri bihe, Imana niyo muremyi, Imana ishobora byose. Ni kuvuga ngo igihe cyose tugomba kuyizera muri ubwo buryo. Igihe yazaga kwa Mariya yaravuze ngo byashoboka bite ko nta mugabo mfite? Ariko ni Imana ibivuga, kuko Imana ibivuga irabizi ko nta mugabo afite. Rero ni kuvuga ngo ibyo ivuga ngo azabyara, ni kwizi ko ifite ugiye kuzabigenza. Rero bavuga ngo imbaraga z'isumba byose zizakuzaho, niyo mpamvu uzabyara z'abaruwera. So kuba rero Imana ibyo yagenye tuyihe icyizere ko ibyo yagenye ku buzima bwacu ari byo kandi nibyo bikwiriye, muri gihe cyabyo bizasohora kandi ni byiza. Rero twebwe tube mu mwanya wacu ahubwo, kuko umwanya wacu ni ukuyizera, kuko kuva mu mwanya wacu wo kuyizera bishobora kuzatuma icyo gihe dutegereje tutazakibona, tukazibaza ko ari Imana itaragikoze, ariko nyamara nuko yaje ikatubura. Yabwiye Yesaya ibice 50 ndibaza verse ya 2, aramubwira ngo ubwo nazaga kuki ntawe nahasanze, ubwo nazaga kuki ntawe nahasanze, ubwo nahamagara nkabura umuntu wanyitaba. So birashoboka ko yaza kuri field yawe mu gihe cyawe cyagenwe, nayo yaguhamagarika kubura, yasigasanga udahari. Kudahari suku dahari meme kudahari dans la foi, kuko udahari mu kwizera, kuko isanzwe utayitegereje, kuko isanzwe utari ku munara urindirira. Imana yacu tubabarire, kandi Imana yacu dukomeze kugira ngo dushobore kuba mu mwanya ukwiriye. Ibintu byo kwiganyira ngo igihe ngo kibaye kirekire ukurikije nde, ariko kibaye kirekire ukurikije nde, ukurikije iki? Ninde wakikubara icyo kintu wicetse kirekire? Ni kirekire par rapport à quoi? Par rapport aux hommes, pas par rapport à Dieu. Ukurikije abantu, ukurikije société tubamo, ukurikije ibyo bakubwiye, ukurikije ibyo wibwira, ariko si ukurikije Imana, kuko Imana ntikererwa, izira igihe. Abakurambere bacu bategereje Yesu depuis
nihera kuri n'Aburahamu nabo yabonye igihugu, ariko Bibiliya iravuga ngo ntabwo bigeze baba mu mazu, ngo babaye mu mahema, yaba Aburahamu yaba Isaka yaba Yakobo, ngo kuko bari bategereje umurwa urutaho kuba mwiza, bari bategereje ako gakiza bari barasezeranyijwe. Abasogokuruza bacu bose bategereje agakiza, iteka ryose babwirizwa ibyako gakiza. Abahanuzi ba mbere bakazaho, abandi bagakurikira, generation zigakurikirana bategereje agakiza, bategereje umucunguzi uzaza, basoma ibyanditswe buri munsi. Hanyuma Bibiliya ikavuga mu Bagalatiya ku gice cya 4:4 ikavuga ngo nuko igihe gikwiriye gisohoye, Imana yohereza umwana wayo, abyarwa n'umugore, avukira munsi y'amategeko kugira ngo acungure abatwarwa n'amategeko. Igihe gikwiriye gisohoye, Imana rero ifite igihe gikwiriye kigomba gusohora ku buzima bwawe kugira ngo isohoze ibyo gusezeranyije, isohoze kimwe ku kindi. Wowe rero ntabwo ari ibyawe mu kwiganyira no kuyibarira igihe, ahubwo wowe ibyawe ni ukuyizera no kuyihanga amaso, hanyuma ikazasohoza ibyo gusezeranyije, kuko kuza ko izaza ntabwo iyitenguha abayitegereza haba n'umunsi wa rimwe. Rwose ntabwo bijya bishoboka. Haramutse hari umuhamya wabyo yazabivuga, ariko nzi ko atanaboneka n'umunsi wa rimwe. Nanjye ubwanjye mu buzima bwanjye bwite, yenda nguhaye ubuhamya bwanjye bwite, nanjye nakubwira ngo urayitegereza ikaza, ntabwo igikererwa, ku isaha yagennye iraza kandi yije ikugirira neza. Abarokore bajya bagira amaterima bavuga ngo iragukereza, ngo hanyuma yangize ikagutegera. Ni uburyo bwo kuvuga ngo iyo wakerewe donc irakwihutisha kurushaho, kuko wari wakerewe none ukagenda n'indege, ku buryo bari baragusize, abo witaga ngo baragusize, mu by'ukuri usanga burya bataranagusize, kubera yuko yagutegeye indege ukihuta ukabashyikira rimwe na rimwe ko n'abadevansa. So Imana rero ni Imana, yiha icyizere we kwiheba mu mutima wawe, ukomezwe nayo iteka ryose. Reka dusome indi passage, reka tuyisome mu butumwa bwiza bwa Yohana. Turasoma igice cya 11 igihe Yesu yajyaga kwa Lazaro. Reka dusome igice cya 11 cy'ubutumwa bwiza bwa Yohana. Haravuga ngo hari ku muntu wari urwaye witwaga Lazaro w'i Betaniya, ikirorero cy'iwabo na Mariya na Marita mwene se. Mariya uwo niwe wasize umwami Yesu amavuta ku birenge akabihanaguza umusatsi we. Umusaza w'uwo ni Lazaro wa wundi wari urwaye. Nuko bashiki be batuma kuri Yesu bati, databuja ukunda ararwaye. Umurongo wa 4, Yesu abyumvise aravuga ati, urumva batumye intumwa, yenda bamusanze iyo yarari mu biterane hirya no hino hari babwiriza, baramubwira ati Mariya na Marita baradutumye ngo wa wundi ukunda musaza wabo Lazaro ararwaye, none depashe-toi uze umusenge, kuko turabizi neza ko indwara zitaresista imbere yawe, ngwino rero umusengere arakira. Hanyuma Yesu yabyumvise aravuga ati, iyo ndwara si yo kumwica, ahubwo niyo guhimbarisha Imana no gutuma umwana w'Imana himbazwa. Nimutekereze, none se by'ukuri nibyo ya ndwara se ahubwo ntiyaje kumwica, ariko yamwicisha selonu. Ukurikije twe indwara yaramwishe, ariko ukurikije Yesu ntabwo indwara yamwishe, kuko yari abizi neza ko azaza kumuzura. Ahubwo icyo yavuze nicyo cyari cyo, kuko yaravuze ngo indwara arwaye niyo gutuma Imana ihimbazwa. Birashoboka, reka wenda nkubwira ikintu gishobora kuba kishobora sinzi niba kiri bugushimisha cyangwa niba kiri kuvexe, kiri bugukomeretsa ahantu, ariko birashoboka ko uko mutinda ugasa nkaho ugejejweyo mu buryo bw'Imana ari kugira ngo nigutabara abantu benshi bazamenye yuko itabara, abantu benshi bazamenye yuko ifite amaboko akomeye, ari nta hantu itakura umuntu. Abantu benshi bazamenye ubushobozi n'ubuhangange bwayo, kuko rero uri uw'Imana, uri igikoresho cyayo. Ese si byiza yuko Imana ishobora kugaragariza ikuzo ryayo muri wowe, ishobora kugaragariza icyubahiro cyayo muri wowe, ikubahirwa muri wowe, abantu benshi bakamenya ubushobozi bwayo? Si byiza se? Ese ntikwiye kubyishimira? Iramo ishobora kudemontra sa puissance, ikagaragaza ubushobozi bwayo muri wowe, bakabibona ko ikuri kuzimu, bakabibona ko izura. Byari byiza. Nibyo rero yavuze hano, avuga ati ngo Yesu abyumvise aravuga ati, iyo ndwara si yo kumwica,
ahubwo niyo guhimbarisha Imana no gutuma umwana w'Imana himbazwa. Koko umwana w'Imana yarahimbajwe, abantu baravuze bati pe none ibindi turabibona, yazuye umuntu wari umaze iminsi yarapfuye yarananutse yararangiye. Urumva bamenya ko umwami Yesu arakomeye, kandi bamenya yuko koko ngo yavuye ku Mana, kuko nawe akora nk'ibyo akora atari Imana iri kumwe nawe, kuko rero n'ingoro yo guhimbaza Imana. Ariko Yesu yahitaza se uwo munsi ugira ngo byari guhimbasha Imana? Jamais, ntabwo byari guhimbaza Imana. Bari bunagire ngo wenda n'ubundi ni atanaza wenda n'ubundi yari bukira nkuko nabandi bajya bakira. Ariko noneho yarapfuye, arashyingurwa, noneho aranabora rero. Hanyuma igihe rero cyo kujyaho cyari kitaragera, noneho yumve okay, noneho umurongo wa 6 turavuga ngo nuko yumvise ko arwaye asibira kabiri aho yarari. Urumva Yesu yasibiye kabiri. Urumva biragaragara ko yari kure kuko bamutumyeho ko arwaye. Yesu asibira kabiri abona guhaguruka aho yarari ajyayo. Urumva na za ntumwa zaje zigomba kuba zarakoze urugendo rurerure, ntabwo ari nka telefone z'iki gihe, kuko yasibiye kabiri aragenda. Ariko yasanzwe uwo bari baraje kumuhamagariza ngo namusengere yaranapfuye, ahubwo hadashize n'iminsi 4 ashyinguwe. Murumva ko Yesu yarari kuri. Hanyuma noneho rero arangije Yesu abona kujyayo, yagenda asibira kabiri, arangije abwira abigishwa be. Urumva we yari mu mwuka yarabirebaga, igihe Lazaro yararwaye yarabirebaga, uko Lazaro yapfuye yarabirebaga, bajya gushyingura yarabirebaga, n'Imana ibera hose icyarimwe yarabirebaga. Urumva barataha mu rugo, bibaye umunsi wa 4 ikiriyo, ahubwo barenda kugisoza, bagiye kugisoza. Niba baragisozaga nk'uko abanyarwanda bagisoza, urumva hari hasigaye iminsi 3 gusa kugira ngo bagisoze. Hanyuma umwami Yesu noneho ajyayo, atungutse bakimubona bati iyo haba ntabwo umuvandimwe wacu we, iyo haba kibya gihe ntabwo umuvandimwe wacu we yarapfuye. Nawe arababwira ati ariko noneho ndahari, kandi byose bishobokera uwizera. Rero Yesu igihe yagiye kwa Lazaro cyari cyo gihe, birashoboka ko uyu munsi ibintu byawe byaba bimeze nabi wifuza ko Yesu yakabaye intervena aujourd'hui même, wa none biba birangiye. Uyu munsi akaba ari wowe wonyine ko yiko intervena, akaba ari bwo kudemontra imbaraga ze zose mu buzima bwawe. Ntabwo mbizi, ushobora kuba ari kubitekereza ariko atari uko we abitekereza. We rero uko abitekereza niko kukuri. Niyo mpamvu rero wishyira lekilo, wishyira ibyiringiro mu byo wowe utekereza no mu byo ushaka, ahubwo shyira ibyiringiro muremyi wawe, kuko we ibyo ashaka nibyo azakora. Wibuke ntabwo Imana ikora ibyo dushaka, ahubwo ikora ibyo yo ishaka. Niyo mpamvu duhamagarira kugira ngo tuyizere, niho kuvuga ngo nituyiherekeze mu bushake bwayo kugira ngo ibusohoze muri twe, natwe tube abafatanyabikorwa b'ubwo bushake bwayo, kugira ngo bikunde bisohore mu buzima bwacu, kandi kugira ngo nibisohora dushobore gushima Imana, dushobore kuyisingiza kubw'ineza yayo, kubw'ibyo yakoze. Ni Imana idakererwa, ni Imana itabura guseruka, ni Imana itabura gutabara. Aho iziye biba byiza cyane. Ntukerezwe n'ibyo wita imyaka, kuko niyitanga imyaka yo kubaho, niyitanga kuvuga ngo ubaze ngo imyaka, ngo umaze imyaka ingahe, ngo abandi twashakiye rimwe bamaze kubyara, and so what? Aho uzabyarira bizaba ari byiza, humura. Kandi ntabwo cyo bisobanura yuko abo babyaye mbere aribo bazagira success zigendana n'urubyaro mbere yawe. No, success zacu kuko zidashingira ku byo tubona mu isi, ahubwo success zacu zishingiye ku Mana. Ugutsinda kwacu gushingiye ku mwami Yesu, ugushobora kwacu gushingiye ku mwami Yesu, umunezero wacu wose, ubutsinzi bwacu bwose, byose bishingiye mu mwami Yesu, ntabwo bishingiye mu bantu. Rero nitubikura mu bantu, tukabikura mu bintu, tukabikura aho hanze tukabishyira mu mwami Yesu, turi busange ko tutakererewe n'umunsi wa rimwe. Ariko nituba tukibifite mu bintu, uzabona ko abandi bamaze kwachivinga ibintu byinshi, abandi mwiganye bamaze kubaka amazu, abandi mwiganye bamaze kugura amamodoka, hanyuma utangire wihere ubone yuko wewe wabaye marginalize, wewe watakaye. Ntabwo ari byo, utangire wiyaranje mu nzira zawe, sibyo. Wishyira ikizere success cyangwa ukunezerwa no kunyurwa no kubaho neza
ngo bishyira mu bintu bifatika, mu bintu by'ibihwayihwayi, mu bintu bishira, bishyira mu mwami Yesu. Mu mwami Yesu rero aho ngaho niho hari imbaraga zitransforma, ahubwo zishobora kurema ibyo byahoze bidafite ubuzima byo mu isi, Imana ikabiguha, ariko bikaza noneho bitagifite n'imbaraga zitwara umutima wawe, ahubwo ari wowe ubitwara, ari ibigukorera, ari ibikoresho ukoresha, atari ibintu bizakwiba ubugingo, atari ibintu bizakurimbura, ku buryo igihe cyose imbere y'umwami Imana ibihora bigaragara nk'ibibambye, nawe ukagaragara imbere yabyo nk'ubambye iteka ryose, hanyuma ukabona ubugingo muri we. So rero mu byo utegereje ibyo ari byo byose, nagira ngo nkubwire ngo igihe cyawe ntabwo aricyo gihe cy'Imana. Icyawe ni ikirema ukagisetinga, kizagutera stress, kizagutera depression, kizagutera kwiheba, kizagutera gushidikanya ku bushobozi bw'Imana, kizagutera gushidikanya ku byanditswe byera, utangire kudautinga amasezerano y'Imana Imana yatwandikiye yatubwiye, utangire kudautinga ubushobozi bw'umwami Yesu, utangire gushidikanya ubushobozi bw'Igorogota. Ni umukiza, imbaraga ze zirashoboye, yakuyeho igitwikirizo cy'ubwirabure byose cyose kubw'umusaraba we. Nta mbaraga n'imwe ibasha guhagarara imbere ye, nta mbaraga, nta bushobozi, nta butware ubwo ari bwo bwose, afite izina rirengeye ibintu byose. Kuba bigihagaze rero, birashoboka yuko umwami Yesu ategereje ku munsi wa kane. Ashobora kuba ategereje umunsi wa kane kuri wowe, kugira ngo akunde izina rye ryamamare, kandi ni byiza yuko mu buzima bwawe ariho byacamo kugira ngo ryamamare, kuko nitwebwe akuramo icyubahiro cye, nitwebwe twamamaza ishimwe ryaduhamagaye, tukahora twamamaza uko mushobora kwe, ni mu buzima bwacu yamamarira. So rero tegerereza mu kwizera, ukomeze umurebe umuhango w'amaso, umutima wawe ntukebakebe hirya no hino, wikure n'ibyo wisetinzemo, ahubwo wisetingemo ko we ashobora byose, wisetingemo ubushobozi bw'Igorogota, wisetingemo ubutware bw'urupfu no kuzuka k'umwami wacu Yesu, kuko nta na kimwe cya resista urupfu rwe ngo kiresiste kuzuka kwe, kuko yazukanye imfunguzo z'urupfu na kuzimu. N'ubuhe butware se bundi bwakugiraho urutabi? Nta na buke. Niba muha icyizere, arashoboye, nta murozi umuhagarara imbere, nta butware bw'ikuzimu na buke bwamuhagarara imbere, nta wamuvuguruza n'umwe. Ni igihe gusa rero ba mu mwanya wawe, bakumunaraho urindirire. Yemwe barinzi mwese abo bategereje ishimwe ry'Yerusalemu, muhore muri maso, kuzageza igihe azabahindura kuba ishimwe mu isi, mu izina rya Yesu, kabishimwe mu isi. Icyo gihe ni nabwo n'abantu bazavuga bati kabisa byari byaragenze gutya, harimo bigenze gutya. Arasenga, uzaba ufite ubuhamya mu kanwa kawe, harimo ubuhamya, uzi intambwe wagendanye n'umwami Yesu, nibwo uzabona ubushobozi bwe, ukabona la démonstration de sa puissance, ukabona imbaraga ze, uburyo yavunaguye Lewiyatani n'imbaraga ze zose, kubera ko wamutegereje. Utamutegereje ntabwo wabimenya, wagira ngo ni bya bindi abantu bo hanze hano hanze bita ngo hanyuma ngo ngize amahirwe ngo bigenda gutya, byahinduka amahirwe. Byaharagize amahirwe ngo ngiye kubona ngo mbona ngo bibaye gutya, bikaba ngiye kubona mbona. Ariko kuwasenze gategereza Imana ntajya avuga ngo ngize amahirwe, ntajya avuga ngo nagiye kubona ngo mbona bigenze gutya. Aravuga ngo nuko umwami wanjye araza ku gihe cyagenwe, ibintu birahinduka. Haleluya! Nibyo nifuza ko bibuhamya bwawe, kuvuga ngo kugihe iki niki yaraje, ibintu birahinduka, ku buryo unabihamana mu bwenge bwawe, ukabuze ngo Uwiteka yarantabaye igihe iki niki, ugashobora kuririmba nk'abamuririmbye indirimbo ya ndirimbo ngo sinzibagirwa igihe nakizwaga, nawe ukavuga ngo sinzibagirwa umunsi uyu n'uyu ubwo Imana yari yaransezeranyije ibi, ndategereza irangije iraza, ukavivura. Yaravuze ngo izakora ibi, none yarabikoze. Eriko uzashobora guhamya, uzashobora kubwira abantu ko Imana ikomeye. So igihe cyawe ntabwo aricyo gihe cy'Imana. Tegereza igihe cy'Imana, icyawe gisibe cyihorere, kuko wowe ntabwo ushobora byose. Wowe nturi nyiribihe, wowe ntugena ukuntu ibintu bigenda, nta nubwo ufite ubushobozi bwabyo. Yaba wabishoboraga bakaba babyikoreye, kutabishoboye rero bikureho, kuko bizagustressa ku busa. Bikureho, uhanga amaso umuremyi wawe, uhanga amaso umusaraba, uhanga amaso Gorogota, kuko niho ibintu byose byasobanukiye. Igorogota byose byarasobanutse,
byasobanuwe n'amaraso ya Yesu aho yivuze hejuru y'imbaraga zose z'umwijima. Hanga amaso aho ngaho rero, ndakubwira ukuri kuhahanze amaso wese ntabwo azakorwa n'isoni. Uhahanze wese amaso aratabarwa, kubera yuko iyo niyo ntego y'umwami Yesu ku buzima bwawe. Imana rero iguha umugisha, bigukomeze, bikuvane mu rungabangabo kugira ngo uhagarare wemye. Uwiteka nahamagara asange uvuga uti karame, naza kugushaka agusange kuri poste ku burinzi bwawe iteka ryose mu izina rya Yesu. Urakoze gihome cy'ubuzima bwanjye, ndagukonfiya abantu bose murengezi wanjye, abo bose bari batanye, abo bose bari bahunikiriye, abo bose bari bihebye, abo bose bari batangiye gutakaza icyanga cy'umusaraba, icyanga cy'agakiza kubw'ibibazo, kubw'igihe kirekire bategereje ukurikije bo. Murengezi mwiza, nzi ko atari igihe kirekire kuko ibintu byose yabigeneye igihe cyabyo. Kandi mwami, ijambo ryawe riravuga ngo washyize mu bantu bose ngo kugira la puissance de l'éternité, kugira ngo abantu bamenye ibirebana n'igihe cy'iteka. Rero mu izina rya Yesu, kuko ariko ijambo ryawe rivuga, reka icyo gihe cy'iteka kimenyesha umuntu wese ko ari wowe nyiribihe, reka gisobanuke, gikurwaho igicu muri we mu izina rya Yesu, kugira ngo amenye yuko ari w'igihe cy'iteka bigendanye na Yesu Kristo, kugira ngo ategereze adashidikanya, atihebye, adatekereza gukererwa, ahubwo amenye ko ari mu gihe cye ukurikije umwami Yesu, ukurikije umusaraba. Niko mbisabye mu izina rikomeye rya Yesu. Amen.